Tubahaye ikaze abakunzi b'ibiganiro by'ubuzima n'imirire kuri channel ya Nutrimed Plus. Turabasuje cyane, tubahaye ikaze nanone. Muri kumwe nanjye mfite Yesu Lea. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibibazo byinshi bitandukanye twagiye tubazwa n'abamama ku bigendanye no gutangiza umwana imfashabere. Turareba mu buryo buri summary ibibazo byinshi bitandukanye mwagiye mutubaza, ariko byose tubikubire hamwe mu buryo bwo gutangiza umwana imfashabere. Nahera kuki, ibyo wemerewe kumuha, ibyo utemerewe kumuha, ingano yabyo, consistency yabyo, ndetse n'inshuro ukwiriye guha umwana wawe mu gihe atangiye kurya imfashabere. Ubundi tuvuga yuko umwana akeneye gutangira imfashabere iyo umwana agejeje amezi 6. Mbere y'amezi 6 umwana aba agomba konka gusa, nta kindi kinavangiwemo habe n'amazi, uretse imiti yandikiwe na muganga yonyine. Nyuma y'amezi 6 rero umwana wacu aba akeneye gutangira imfashabere. Hari ushobora kwibaza ngo ese ni iyihe mpamvu tugomba guhereza umwana imfashabere? Impamvu ya mbere ni uko amashereka yonyine aba atakimuhaza, yaba mu ntungamubiri ndetse no mu ngano y'ibyo akeneye. Meme no ku babyeyi bagira amashereka menshi nibyo ashobora kuyanywa agahaga, ariko amashereka ntago aba agitanga intungamubiri cyangwa se nutrients zose umwana akeneye hejuru y'amezi 6. Imwe muri izo ntungamubiri ni umunyu ngugu w'ubutare, uwo twita fer. Amashereka y'umubyeyi agiramo fer nke cyane ku rugero ruri hasi, idashobora guhaza iyo umwana akeneye hejuru y'amezi 6. Kuko iyo umwana ari mu nda, cyane cyane mu gihembwe cya 3, umwana abika fer azakoresha mu mezi ya mbere 6, akora stoke mu mubiri we. Iyo rero amezi 6 ashize, ya stoke yakoze akiri mu nda ibitangiye gushira, ariyo mpamvu aba akeneye gutangira imfashabere, kandi cyane y'ibiryo bikungahayemo fer kugira ngo imufashe mu gutuma akomeza gukura. Fer ishobora gufasha mu gukura k'ubwonko bw'umwana ndetse no mu ikorwa ry'amaraso. Icya kabiri, amashereka ntabwo arimo umunyu ngugu wa zinc ku rugero ruhagije. Zinc nayo izatuma dutangiza umwana wacu imfashabere, kuko nayo ifasha cyane mu mikurire y'ubwonko bw'umwana, ndetse ikanafasha mu gukuza ubwirinzi bw'umubiri bw'umwana. Urumva ko rero kimwe mu mpamvu dutangiza umwana imfashabere ni uko hari intungamubiri aba akeneye kandi zitaboneka mu mashereka nk'uko umwana azikeneye. Umwana rero utangiye gufata imfashabere hari ibyo agomba guheraho. Umwana agomba guhera cyane ku mbuto ndetse n'ibinyampeke. Impamvu nuko nibyo biryo byoroshye mu igogora, kandi ikindi nibyo biryo bidakunda kugira allergie cyangwa se bidakunda kuba byatera ubwivumbagatanye bw'umubiri w'umuntu ubyakiriye. Cyane ko umwana abamenyereye ibere gusa, abamenyereye amashereka gusa. Niyo mpamvu iyo tumutangiza buke bukeya. Kandi ikindi, iyo tumutangiza tugomba kumuha ikiryo kimwe inshuro imwe cyangwa se 2, iminsi 2, akenshi niko tuvuga. Icyo kiryo twabona ko nta kibazo kimuteye, tukabona kumushyiriramo ubundi bwoko bw'ikindi kiribwa gishyashya. Dufata urugero, niba umwana dutangije tumuha wenda umwembe, uyu munsi turamuha umwembe, n'ejo none nitubona umwembe nta kibazo, ejo dushyiremo wenda igikoma cy'uburo, ejo bundi dushyiremo ikirayi, gutyo gutyo tugenda dushyiramo ikintu kimwe kimwe kugira ngo turebe yuko nta allergie agira kuri icyo kiribwa runaka. Ariko kimwe n'igishyashya bidakuyeho ibyo yamaze gufata ngo ubone ko nta kibazo, ntabwo bivuze ngo nabyo wongere ubitangire ngo ujye umuha ubwoko bumwe ku munsi. Oya, bivuze ngo ni ikintu kimwe gishyashya, ariko ntabwo bivuze ngo umwana afata ikintu kimwe ubwoko bumwe ku munsi. Umwana wacu ugitangira kurya rero agomba gufata byibura hagati y'ibiyiko 2 cyangwa ibiyiko 3 binini inshuro 2 ku munsi.
Impamvu tubaha ibintu bikeya, urumva ni bikeya, ibiyiko 2 warenza ukaba wakora 3 inshuro 2 ku munsi, ukabije nturenze inshuro 3. Impamvu nuko umwana wacu yaramenyereye ibyo kurya kandi byoroshye biri liquide, yaramenyereye amashereka cyangwa ya amata. Guhita utangira kumuha ibyo kurya ugahita umuhereza agasorori kuzuye ntabwo ari byiza. Rwa rwungano ngogozi rwe ntabwo rwari rumenyereye ibyo kurya bimeze bityo. Niyo mpamvu tugenda tumuha bikeya. Tubibutse ko kandi amashereka y'umubyeyi aba agifite pourcentage iri hejuru irenga 60% by'intungamubiri akeneye mu gihe umwana atangiye imfashabere. Ikindi, ibiryo by'umwana bigomba kuba biri semi solid tugereranyije ni nk'inombe inoze. Inombe si ibintu bikomeye, si n'ibintu by'amazi, ahubwo ni ibintu birimo hagati, bitari amazi bitanakomeye, ahubwo biri semi solid. Uko umwana akura niko tugenda, ahubwo wenda tugenda bikomeramo gakeya, bigenda bizamuka kugeza igihe umwana azashobora kurya ibiryo nk'iby'abandi bantu bakuru. Ubundi guhera ku mezi 6-7 umwana aba agomba kurya ya nombe inoze. Twanombye ababishoboye ukabicisha muri blender cyangwa se no muri passoir ku buryo biba binoze neza. Ku mwana w'amezi 8 waba ashobora gutangira noneho kurya ibiryo binombye ariko bitanoze, ibyo twanombesha ifoke ariko ukabona harimo ibiheri. Ikindi, ku mwana w'amezi 8 aba ashobora gutangira gufata ikintu agikuye ku isahani agishyira mu kanwa, ibyo twita finger food. Aba ashobora gutangira gufata umuneke wacagaguyemo uduce dutoya, avoka wacagaguyemo uduce dutoya, biriya bintu byoroshye ko yanabirisha ibihanga akarya kandi akabimira ntibimutere ikibazo. Icyo gihe tuba tunamwigisha gukura ikintu hasi ashyira mu kanwa, ubwonko bwe nabwo buba bugenda bubyiga, kandi nabyo ni skills nziza ku mwana wacu uri gutangira kwimenyereza kwigaburira akiri mutoya. Ku mezi 12 rero umwana aba ashobora gutangira gufata family food, ibyo kurya nk'iby'abandi. Iyo bibaye byiza, iyo yatangiye kumera amenyo n'iki, aba ashobora no kubirya uko byakabaye, ariko bikagomba kuba bigizwe n'indyo yuzuye kandi ihagije kandi ihindagurika. Dusubiye inyuma rero, tubonye yuko umwana atangirira ku mbuto ndetse n'ibinyampeke, ariko ntabwo ari aho honyine ahera, ahubwo akomeza ku biryo bisanzwe. Noneho tukagenda tuvangavanga ibyo kurya bitandukanye kugira ngo dukore indyo yuzuye. Dushobora gufata ikirayi tukavangamo n'imboga, tugashyiramo wenda se n'ifi, tukaba dukoze indyo yuzuye. Ejo tukamutekera igitoki, amakaroti, epinard, tugashyiramo n'indagara, ikabibaye indi indyo yuzuye. Ubundi tugafata nk'udukaroni tw'abana tugashyiramo umuhondo w'igi, tugashyiramo imboga zitandukanye, nabwo ikabibaye indyo yuzuye. Tukabibutsa ko mu byo kurya by'umwana bigomba kuba bigizwe n'ibice 3. Icya mbere, ibitera imbaraga. Mu bitera imbaraga umwana ashobora kurya byose bitandukanye, harimo umuceri, ibirayi, igitoki, ikijumba, utumakaroni tw'abana n'ibindi byose. Ibyo kurya bitera imbaraga umwana arabyemerewe byose. Icya kabiri, agomba gufata ibyubaka umubiri. Ibyubaka umubiri tububonamo ibice 2, proteine ziri animal ndetse na proteine ziri vegetal. Ashobora kurya ifi, inkoko, inyama. Twibutsa ababyeyi babaha umufa wabyo batabibahaye ko ntabwo ubibahaye. Ugomba niba ari inyama n'inyama, ntabwo ari umufa wayo gusa. Ikindi, ushobora no kumushyiramo n'indagara ndetse n'igi ku bana batagira allergie. Ushobora kubatangirira ku muhondo w'igi, nyuma ukazabaha iryi ryose uko ryakabaye. Ikindi, ushobora kubahereza ibyubaka umubiri bikomoka ku bimera, harimo ibishyimbo, amashaza,
ubunyobwa ndetse n'ibikomoka kuri soya, ariko ukagenda ubibaha uko bagenda begera hejuru. Ugatangira nk'ibishyimbo bibaha ari igihembe bikuyeho cya gishishwa cy'inyuma, cyangwa se ukaba wamushyiramo udushaza tw'urunyogwe, gutyo gutyo ugenda uhinduranya ureba n'uburyo umwana wawe yemera ibiryo. Gusa twibuke ko mu biryo by'umwana tugomba kongeramo amavuta. Amavuta azagufasha yuko intungamubiri ziri muri bya biryo, ziri muri za mboga, zigomba kwinjira zifashishije amavuta. Ni byiza ko wakoresha amavuta akomoka ku bimera nk'aya oliva cyangwa y'igihwagari cyangwa se n'aya soya, ukaminjira mu biryo by'umwana. Ikindi kandi twibuke ko mu biryo by'umwana hagomba kuzamo n'imboga. Imboga z'ubwoko butandukanye, ariko cyane cyane tukita ku mboga z'umuhondo nka karoti, igihaza, ziriya zifite ririya bara, zikungahayemo ibitanga vitamine A ifasha mu mikurire y'abana. Ibigendanye n'imirire y'abana rero ni binini, kandi abana bacu bagiye bafite ibyiciro bitandukanye. Turabararikira gukurikira ibiganiro byacu bitaha, aho dushaka kuzajya tureba byimbitse imbere imirire ya buri mwana wese, tugahera ku mezi 6. Umwana w'amezi 6 akeneye ibi n'ibi n'ibi, akeneye wenda proteine zingana gutya. Niba se akeneye proteine nk'amagarama 12-13, ayo magarama 13 ya proteine tuzayakura hehe? Wenda dutanga urugero duti muri garama zingana gutya z'ifi zitanga iyi proteine, muri garama zingana gutya wenda z'amata zitanga proteine zingana gutya. Noneho tubigemo tubicukumbuye ku buryo buri muntu wese n'umwana ufite uko angana ubasha kumenya ngo umwana wanjye arabona indyo yuzuye ariko ihagije, kuko ashobora kurya indyo yuzuye ariko idahagije. Wamushyiramo indagara ukamushyiramo indagara 2, ariko kandi umwana akeneye ibirenze ibyo ngibyo. Cyangwa se wamushyiriramo nanone ukamushyiriramo ifi nyinshi cyane iruta ibyo akeneye. Ibyo byose nibyo nshaka ko tuzajyamo twimbitse. Niba mubishaka, mushaka ko tuzajya in details tureba ngo amagarama, ingano zabyo, tunabyiga tubifite, mumbwire muri comments, ubundi tuzatangire turebe imirire y'umwana ariko mu buryo bwimbitse. Ku mezi 6, ku mezi 7, ku mwaka, tuzamuke tugeze kuri byibura ku bana b'imyaka 5 uburyo bagakwiriye kurya. Niba turi kumwe, mubimbwire, mubinyandikire muri comment, ubundi tuzabirebeho mu biganiro byacu bitaha. Mwari kumwe nanjye mfite Yesu Leah, naho utaha.